Mwaramutse neza mwiriwe abanyamuryango ba Effective Family aho muherereye hose. Uyu munsi twazanye umushitsi udasanzwe, tuje kuganira hejuru cyane y'umuco wa Kinyamurenge muri rusange. Hari abavukiye kwibarabara batazi ibyo ari byo, hari abawutaye, ariko umuco muri rusange tuje kureba ngo ese umuco muri rusange ni iki, umuco mariki, ubwoko, umuco wubahirizwa n'abandi. Byose muri rusange nibyo tugiye kurebera hamwe. Ufite ikitekerezo, icifuzo, inyunganizi, watwandikiraho muri komanteri, hanyuma icifuzo cyawe tukazakikugezaho. Ibyo avuga, ibyo mutumvikanaho, ushaka kumwunganira cyangwa ushaka kumubaza, byose wabyandikaho, tukazongera tukamushaka, tukamuzana akatuganirira birambuye bishingiye ku bitekerezo byanyu. Reka muhe ikaze atwibwire, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Mutabazi Justin, ndi umuturage wa Hagidurayi muri aka karere dutuyemo. Tuhagize igihe, sinavuga ko ari kinini cyane kandi sinavuga ko ari kigufi, ariko turi abaturage ba Hagidurayi, niho dutuye muri Kenya, niho dukorera imirimo yose isanzwe ibaho mu buzima bwa muntu. Mbere yo kuvuga kuri icyo mudusabye, reka mbanze mbashimire. Yego. Reka tubashimire ku biganiro byanyu mugize iminsi mukora. Ndibwira kuko byumvwa n'abantu benshi kandi ku isi abantu bakabikurikira ari benshi. Buriya mu biganiro hari ababyigiyeho ibintu byinshi, hari n'abakosotse kubera ibiganiro mukora, hari n'abandi wenda tuvuga kuko badashobora no kuba bari babyumva. Ariko buriya iyo abantu bahozaho mukagenda muvuga muganira, burya abantu benshi barakosoka kandi abantu benshi bakabyumva. Kuko nicyo kintu kibaho mu buzima bw'umuntu. Burya kuganira ni byiza, kuko iyo uganiriye uhakura amasomo, ndetse n'iyo wumvise uhakura n'andi masomo. Kuko byanze bikunze iyo murimo muganira n'abantu, uganira n'abantu bafite icyo bakurusha, kandi nawe nubwo wagira icyo barusha mu nyunganizo babaganiriza. Ariko iyo uganiriye n'umuntu, buriya uba ufite ikintu umurusha akwigiraho. Reka tubashimire ku nkunga yanyu mwatanze yo gutanga ibiganiro muri rusange ku bantu benshi, muhugura abantu, mubatesha, nubwo harimo bamwe wenda bashobora kuba batarabyumva neza, ariko umubare munini ni uko hari ababyumvise. Rero turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ikindi mwari muvuze ku kijyanye n'umuco, nubwo twabivuga ariko reka tubanze tubisegureho. Wenda umuco, nta bantu bose bazi umuco. Nta muntu wenda wabona aha ngaha uvuga ngo jewe umuco ndawuzi 100%. Ikidufasha ni ukugenda twiga, tukagenda twiga umuco, ndetse hari n'ibindi bihugu biteye imbere usanga no mu masomo abaho yo kwiga y'abanyeshuri bashiramo n'isomo ry'umuco. Ugasanga iryo somo rigiyeho rikagenda rigaragariza abantu umuco abantu bagiye banyuramo, se cyangwa n'umuco wabaranze. Kuko nta bwoko butagira umuco. Ubwoko bwose buba ku isi bugira umuco wabo. Ni ukuvuga ngo baba abazungu, buriya abazungu nabo bagira umuco, baba abirabura buriya nabo bagira umuco. Noneho twaja mu moko yacu aho dutuye, amoko twaturanye ari ubwoko bw'Abanyamurenge bugira umuco, Abapfurero bagira wabo umuco, n'Ababembe bagira wabo umuco. Rero ibyo byose twagiye tubisangaho, ndetse tukagira n'abakurambere bacu bagendaga batwigisha ibintu by'umuco. Nubwo tutazi byinshi cyane, ariko si uko tutabyigishijwe. Yego twarabyigishijwe, nubwo tutabasha kubifata byose, kubimenya byose, ariko twarabyize. Nanone mu muco hakaba umuco karemano, se cyangwa umuco usanga wavutse ukavukire, ugasanga iwanyu bagira uwo muco, se cyangwa ubwoko bwanyu bugira uwo muco. Hakaba n'indi mico tugenda dufata
y'intirano, reka mvuge ko ari imico y'intirano, tugenda dufata aho tugeze. Nimba tuvuye iwacu aho twavukiye ugasanga wenda turamanutse tugiye za Uvira tugasanga hari indi mico, twava za Uvira ukurikije ibihugu twagiye tujyamo ari Burundi cyangwa u Rwanda no mu Bugande na Tanzania bahageze kugeza na hano muri Kenya, hari imico myinshi tugenda tunyuramo muri ibyo bihugu, ndetse ikaba na ngombwa kuko iyo mico abantu bagenda bayifata ndetse bakayikoresha. Ariko mpereye ku muco w'iwacu, wenda sindi mukuru cyane ariko nanone sindi mutoya kuko byose twabibayemo. Hari umuco twasangaga iwacu kavukire, nubwo ibihe bitujyanye tugeze kure se cyangwa tugeze ahantu hatari heza, ariko hari igihe twabayeho mu mico myiza. Umuco abantu wasangaga nimba ari igikorwa cyo gutabarana abantu baratabaranaga, cyane cyane urebye nk'amakwe y'Abanyamurenge ya mbere, wasangaga nimba ari mu karere runaka muri Minembwe hari ubukwe, wasangaga amakwe, ubwo bukwe bwitabiriwe n'abantu benshi. Umuco wo gutabarana mu birori se cyangwa wo kuza mu birori kanaka yakoresheje ibirori, mukaza ugasanga ari abantu benshi. Hakaba nanone n'igihe twagize n'ibyago, hari igihe abantu bagiraga ibyago ugasanga twabibonye turi abana, umuntu agapfa ku ndondo, ibaruwa ikaza ikagera mu Minembwe yo kubika, abantu bakagenda bakamenya ngo kanaka yarapfuye, waha kanaka dore ibaruwa yaje kumubika. Cyangwa bagafata umuntu w'umugabo akagenda akaja kubika umuntu aho yaguye, kuko iterambere ryari ritaratugeraho. Nta telefone twari dufite, communication yindi yose dukoresha ntayo twari dufite. Icyo gihe rero byagendaga gutyo. Hari n'abandi ari amoko yacu yandi yacu twari duturanye y'Ababembe, hari igihe twe twumva rero twarabyumvise twaranabibonye, umubembe yapfa ibo communication yabo se cyangwa kubwirana kwabo kwari kugenda bahamagara, bagatuma umuntu akaja muri uriya muhana agahamagara ngo kanaka yapfuye, kanaka yapfuye. Muri uwo muhana nabo bagatuma uwundi akagenda mu muhana wo hakurya akagenda avuga ngo kanaka yapfuye, kanaka yapfuye. Ubu wari umuco. Nanone hakaba umuco wacu, reka mvuge cyane umuco wacu w'Abanyamurenge, ibyo twagiye tubona, wenda abantu baza gukurikirana kino kiganiro, abantu bakuru wenda twe ko turavuga turi batoya, ariko hari abantu bakuru baturuta ibyo, ariko ibyo twarabibonye. Aho urugo se cyangwa mu rugo abantu bari batuyemo habaga inama, habaga ikicaro cya buri gihe gitesha amakosa yabaye mu rugo, se cyangwa nimba hari umukobwa uje gusabwa mu rugo, umuryango ugaterana ukicara ukemeza kuko uwo mukobwa agomba gushakwa mu rugo runaka. Ibyo bikavaho, hakaba impamvu zo kugira gute zo gufata umwanya wo gutekereza ngo reka bakosha umwana, bakamukosha. Hakaba ya mihango y'iwacu y'umuco, ugasanga niyo ahandi abantu bakarara. Hari igihe abantu bananiranwaga mu nka, ugasanga bamwe ati muradukwereza, abandi abantu urubanza bakaruraza bakazinduka mu gitondo. Ariko ibyo byose byari umuco. Ese ukiraho ako kantu kateka ko kutumvikana kwabaga kurimo n'ibintu by'uburakari cyangwa byari ibintu by'ibiganiro bisanzwe? Urebye nta burakari bwari burimo. Ni nk'umuco. Yewe nkavuga ngo umwana wanjye ndamukwera nk'icumi, noneho unyiri umukobwa akavuga ati je umukobwa wanje namukosha inka 12, mukajya muri ico kiganiro. Kandi keragaho nuvuga ngo ibyo byose babikoraga babanywa n'inzoga, ugasanga bigendeye muri ubwo buryo ko baragenda basabana muri ubwo buryo, noneho bakavuga ati mureke turyame. Niyo haho uzumva hari abagabo bamwe bagaza baja gukoshanya, barangiza bakananiranwa, ariko n'uburakari rimwe bwazagamo. Rimwe umugabo yaravugaga ngo ngiriya nka yanje ntimwitwara, abandi ati niyo dutwara nyine. Ugasanga nanone hajemo uburakari, hamara kuzamo uburakari ugasanga ibyo bintu biragiye bigafata n'undi munsi, ndetse hakaba n'abananiranwa ubukwe bugapfa. Hakaba n'abananiranwa bakazasubira gutumanaho bakavuga ngo muzagaruke, kandi usanga bashobora no kunanirwa ku nkimwe. Yes, bakananirwa ku nkimwe bakavuga ngo muzagaruke. Ibyo byose byari bikwiye muri wa muco. Nanone hakaba ibintu twitaga ngo kirazira biba mu muco. Icyo kintu kirazira yo mu muco w'Abanyamurenge harimo byinshi pe.
harimo byinshi, bakigisha urubyiruko, bakigisha abana b'abakobwa, bakababwira ngo iki kirazira mu muryango, iki kimeze gutya. Usibye kuko hagiye haza ibintu by'inzaduka, abantu bakaja mu muco wo gusirimuka. Uwo muco wo gusirimuka ukagenda ubajana mu guteshuka wa muco wacu twari dusangamo. Ariko kugezaho hari ibintu bya kera wageze usanga byitareka tuvuga ikintu cyitwa gutsinda. Yego. Nimba ari umuhana, urabizi kuko mu muhana wacu w'Abanyamurenge wasangaga abanyabyinshi batuye habo. Abasinzira bagatura habo. Noneho kurya abanyabyinshi batuye habo bikaba ngombwa nyine kuko muri uwo muhana hariho abasaza bakuru, basekuru, basowanyu, benuko uko bagiye babyarana. Noneho abakobwa baza bataha muri uwo muhana bakabicaza hasi, abakecuru se cyangwa abagore bakuru bakabicaza hasi, bagatangira kubigisha ukuntu batsinda. Bakababwira ngo ikindi kizakivuga. Nimba ari umuntu ufite izina ryerekeye ku nka, bakavuga ngo ntukazuvuga inka, tuza tuyivuga gutya. Nimba hari ikintu cerekeye ku kindi kintu muri rusange, ikindi tukivuga tuvuga gutya, tugitsinda muri ubu buryo. Nimba hari ikintu kivugwa gutya muri ubu buryo, ikindi tuza tukivuga muri ubu buryo. Hanyuma rero reka nguhe urugero wenda nko mu muryango wanje, urumwe gusa ni byinshi, kandi ndabizi ko iwacu nza ntekereza n'ahandi niko bigenda, ariko iwacu nzamo n'abatsinda cyane. Iwacu ntibajye bavuga, abadamu bacu ntibajye bavuga isabune. Hari byinshi batazavuga, ariko reka mvuga isabune yonyine. Ntibazavuga isabune. Bakayita gute kuriya? Noneho nico shaka kukubwira, bakayita ngo ni ikivweba. Sinzi iryo zina ikivweba nimba rishobora kuba ryaravuye, kuko nigeze kumva n'abashiba bivuga n'abandi, ariko nuvuga ngo bakita isabune ngo ni ikivweba. Bamara kuyita ikivweba, ba bagore bose bo muri urya muhana isabune kitwa gutyo, kugeza no kubana, kubera kuko ari wa muco basanze baba bumva banyine bavuga ikivweba, bakambwira ngo genda, urabizi wacu hari igihe byabaga ngombwa ngo genda uzane isabune mwakanaka ngo bakarabisha, bakakubwira ngo genda mwakanaka bakumpera ikivweba, nawe ukagenda uvuga ikivweba, n'abandi bana bato bakagenda bavuga ikivweba, kugeza n'abashi bazaga mu mihani wacu kuza guhinga bagafata iryo zina kuko niyo rihari rivugwa mu muhana. Noneho bakavuga ngo ikivweba. Iwacu kubera kuko habaga uwo data wacu witwa Sabune, bakavuga ngo kwa Sabune ni umusaza uzwi cyane, aracyahaba, arashaje cyane. Noneho bakamubaza ngo ese iwanyu ni, ntavuge ngo ni kwa Sabune, akavuga ngo ni kwa kivweba. Noneho n'abashi bakagenda bavuga ngo tuza dukorera iriya kwa kivweba. None biva hehe? Biva muri kwa kundi gutsinda. Nibyo rero nashaka kuvuga. Abantu bakagenda muri uwo muco kutavuga basebukwe na ba nyirabukwe bagatsinda. Uwo muco abantu bakawufata ukagenda ari uko bimeze. Wakobokaga mu kubaha n'umuco. Kubaha n'umuco kuko sobukwe ntuwo muvuga mu izina. Uramwubasha kandi ni umuco. Kuko byanze bikunze mu muco ntuvuga sobukwe mu izina. Uramwubasha. Rero ugasanga hari ibintu byinshi byagendaga bihuzwa n'umuco kandi bifite no kubaha. Ugatsinda abantu, ugatsinda basobukwe bose mu muhana, ugatsinda basobukwe mu muhana. Hakaba n'ibindi rero kubera wa muco wacu. Kuko baso bari babafiteho imbaraga kandi nabo bakuye kwa basekuru, kwa base, byazaga ari uruherekane mu muryango. Nimba hari ikintu kigiye gukorwa mu muryango, ni ngombwa ngo babanze bacumvikaneho nk'umuryango. Hari n'igihe wabaga ufite ibibazo mu rugo rwawe ukumva wenda byakemurwa nuko ugomba kugurisha inka, byabaga ngombwa kuko ubanza kuyibwira umuryango. Iso akicara hasi na baso wanyu bakabati kanaka afite iki kibazo, none ga arashaka kugurisha iriya nka. Habagaho ibintu bibiri, nuvuga ngo habagaho ikintu kivuga ngo reka turebe iki kintu tugisuzume nimba arico, bakagisuzuma bagasanga arico, bakavuga ngo inka nigurwe yanjye, bakafata umwanzuro wo kuvuga ngo inka yanje nigurwe kubera impamvu runaka batubwiye, cyangwa basanga ibyo atari byo bakavuga ati ntabwo inka yugurwe, cyangwa se babikoraga no ku mpamvu nishe bakavuga ngo
iyi nka reka tuyicungure kanaka afite ikimasa cyagura amafaranga wenda yakemuza icyo kibazo, reka kanaka natange kiriya kimasa, iyi nka ikagumaho ihaye ikamirwa abana. Ni ukuvuga hari ikintu cy'urukundo ariko cyane cyane kiva mu muco wacu w'Abanyamulenge. Ibyo ni ibintu byagendaga biranga umuco wacu w'Abanyamulenge. Hanyuma rero ni na byinshi cyane, ugasanga abantu baragenderana mu mihana runaka, ugasanga nimba hari imihana yegeranye abantu bagasabana imico bakagenderana, ugasanga barabazanya amakuru kugezaho nimba ni umunyabyinshi uru yari umusinga, kugezaho uja kwa kanaka wumva ikintu kuvuga ati iki kintu cagenze gute, cyangwa kamaze akavuga ngo nje kugusaba inama, akaza kuvuga ngo ngusabye gusaba inama, iki kintu mfite ikibazo iki niki, akakugira inama, kandi iyo nama yakugiraga yari inama nziza kandi kubaka kandi ukayigenderaho, kandi ikibazo ufite kikemuka. Byavaga muri wa muco wacu, ukumva ko wizera undi muntu kuko yagukemurira ikibazo, ariko bikava mu muco. Abaga biriya mu muhana w'abasinzira bakagirana imanza, ariko bakumva kuko boje mu muhana wa Nyabyinshi kuja gukirizwayo kuko baba bizeye kandi ari wo muco wacu. Nuvuga ngo ibyabananiye ubu muco wacu kwari ukugenda mukiyambaza abandi bagabo ba rubanda, kandi bagakubita inkoni hasi bakabakiza. Kandi hari abantu bari bazi kumva amagambo y'abagabo no gufata inkoni no kwicara hasi, kandi bakemuraga urwo rubanza bigakunda kabisa, kandi ibintu bikagenda neza. Kuko hari n'igihe imanza z'Abanyamulenge zabaga zikagenda aho abantu batangiye nko kujijuka, bikagera ku mapariki, abantu bakagenda bakaburana bikagera Uvira, ariko babagabo b'Abanyamulenge basigaye ruguru bakicara hasi, bakavuga ngo twandikire pariki tugaruze runo rubanza, bakagenda bakandikira parike bakandika urwandiko gukaruza urubanza rugasubira ruguru iwacu kandi rugakemuka. Ibyo byose byavaga mu muco wacu w'Abanyamulenge. Hanyuma rero ibi ngo bimare kuba tuza mu bihugu ibi byose twagiye tunyuramo mu kizungu, niho haho rero abantu bagiye bateye umuco, ugasanga ko turagenda tukiga imico ya kiriya gihugu twajemo se cyangwa mu kizungu twajemo, tugashaka kuyivanga n'imico yacu, ugasanga nta muco nyako dufite uhamye se cyangwa umeze neza. Nk'ubu ngubu reka turebe nko muri aya mako yacu y'Abanyamulenge. Yego, aya mako yacu y'Abanyamulenge dufite ikibazo, turimo kugenda tukavuga ngo dufite ubukwe, tukazana wa muco w'iwacu tukahuza n'umuco w'ikizungu, byose bikavanga. Ntumenye nimba ubukwe ari ubukwe bwacu bw'umuco, nimba ari ubukwe bw'ikizungu, byose tukagenda tuyivanga. Biriya byose dukora ino iwacu ntitwabigiraga. Nuvuga ngo iwacu nimba ari ubukwe bwacu bwari ubukwe bufite isuku kandi bumeze neza kandi bw'umuco, waragendaga uri umuhungu bakaja kukubariza umugeni, bakarinda bamuzana. Wenda nubwo mbivuga gutyo hari abantu benshi bashaka gutekereza ngo ko turabivuga ngo ibyo ni byakera by'iwacu, ariko niko byagendaga, ko turavuga umuco w'iwacu. Waramuzanaga kugeza n'umunsi wo gushingirwa uwo mugore utamuzi, baragiye baramukubariza, barakoshanya, bagira bate baramuzanye utamuzi, bakamugeza aho ngaho, akaza mukubakana neza, ibintu bikagenda neza. Ariko indowa zubu ni ukuvuga ngo mutangira kuvuganira iriya, mugatangira kuvugana ngaho muri kumwe, ntibaraje no kubaza iwanyu, ntibaraje no kugira gute, ngo muri mu rukundo, mukaruha mukageza aho baje kubaza, ugasanga ko barabaza kera umuntu uziranye n'uwundi, mukuza ugasanga ageze imuhira, akagera imuhira yaramenyereye. Wari wabona aho umugeni aje kuramukanya ahantu atarashakwa, akagenda ngo agiye gusura umuhungu, agiye gusura ba nyirabukwe atarashakwa. Ibyo ni ibintu umugeni umwana w'umukobwa w'imfura akagenda, ugasanga ngo aziranye na nyirabukwe, ngo aziranye no kwa se bukwe n'abaramu biwe n'abaramukazi biwe, ataraja muri urwo rugo. Niyo mpamvu biza bigera aho ngaho, niyo bipfuye ugasanga kibibaye kimwaro, ugasanga umuntu yarakundanye biragiye bigeze iriya, yaramaze kumera nk'umugore mu rugo, araza banamubona nkariya bakaje kumramutsa nguriya ngo umugore wacu ngo turamukoye ngo tugize gute, ugasanga n'ubukwe iyo bupfuye, ugasanga muri za mpande zombi habaye kimwaro. Donc niyo mico rero twagiye dukura. Uraza kudusobanurira
hagati y'urushako rw'imuhira wavuze ko umuntu yashoboraga kugera no ku munsi w'ubukwe atarabona umugore we uze kutubwira nimba dushobora gukomeza n'ubwo buryo cyangwa uburyo dushobora gufata urushako rw'iriya turukompare n'ubw'ubu tubihuze turebe igikwiye gukorwa kuri none. Hanyuma rero urushako rw'iwacu rwari rwiza, waragendaga, reka tuvuge ndi mu Minembwe, ushatse umukobwa w'umurura, ubwo urumva ko ndi umuhungu nari kuva nova mu Minembwe nkaja gupatana n'umukobwa uri mu Rurambo ahantu ugenda iminsi 3 cyumweru, wenda bishobora kuba byarabayeho, ariko amanota menshi nuko bitakagombye kuba gusaba ababyeyi baziranye. Kandi ikindi cya kabiri, iwacu ugushaka kw'iwacu bagiraga ikintu citwa kuranga bakavuga ngo ese bakagenda nimba ari abanyabyinshi murambare, kuko wenda nizo ngiro mpamwe gutanga, nimba ndi mu Minembwe ngiye gushaka mu Rurambo, baragenda babaririze abanyabyinshi bari mu Rurambo, bababaze ngo ese uyu muntu tugiye gushakira afite umuco nyabaki, umuntu umeze gute. Urumva, ukagenda ukabaza wa muntu mwene wanyuriye mu Rurambo, akababwira intumwa nayo umutumyegaho, nawe azabasubiza intumwa, bizagende bifate nk'amezi nk'abiri muzabone gute. Nicyo cyagiye mwageza mwumva abantu bageza ku mwaka, imyaka 2, imyaka 3 habagamo ikibazo cya communication. Nanone hakabamo na bya bintu abantu bagomba kureba ngo ese abantu tugiye gushingirana bimeze bite muri wa muco wacu w'abanyamurenge. Ikindi kandi twebwe ni wacu habagaho no kuvuga ngo mugiye gukwa, ukaja gukwa mu Rurambo, mukazafata undi mugabo kuja kwa kisezerano ryo gukoshanya, mukazafata undi mugabo kuja kwa kisezerano ryo kuja gusaba yo kwa kisezerano ryo gushitsa. Ibyo byose urumva ko ari ibintu bigenda bitwara umwanya muremure. Jewe hari igihe kimwe nigeze nkiri mutoya, hari umugabo umwe batumye ava mu Minembwe aja ku Ndongo kuja kwa kisezerano ryo gucura ryo kuzabacurira, ari bye ino bita ngo nuguheke wo kubahekera, bya bindi nyine ya mico twaze tuvuga twagiye dutira. Aragenda, urumva na hantu yagiye iminsi 3 4, umugabo aragenda yakisezerano bararimo kwibagirwa bubya ngo ashike muhira aribagirwa yibagirwa umunsi bamuhaye. Byatewe niki? Byatewe nuko yakoresheje urugendo iminsi 3 kugenda n'indi minsi 3 kugaruka, nabyo biramucanganye n'umva kuko umunsi arawibagirwa. Barinze gutuma undi muntu, aragenda uwo muntu batumye ahurirana n'abacuye mu nzira, aratambuka aza kubabwira ati ahubwo umunsi bavuze ni nejo bundi kandi abakwe mbasize mu nzira. Urumva umuco w'iwacu tuvuga ngo gushaka kw'iwacu kwari kwiza, kwari kumeze neza, kwari gufite ikintu nakwita ko bari bafite umuco. Ugashaka warabajije, ugashaka umugeni, barakubwiye ngo iwabo nuku umugeni yitwara gutya, n'umwana mwiza. N'uburyo niwacu muri icyo gihe cya kera, urebye n'abakobwa hafi ya bose nuvuga ngo bari abakobwa bari barafashe uriya muco nyine twatuvuga, bari abakobwa bazima. Rero nyine umusore ashobora kuvuga atari koze bankundire. Kandi rero icyo wari uvuze, iwacu hari ibintu byinshi byarangaga ubukwe bw'iwacu, ukuntu bwari bufite umuco mwiza n'ukuntu bwari bwiza ukwayo bwonyine. Iwacu ni ukuvuga ngo iyo wabonaga ubukwe burabaye, bacuje ubukwe boko barashingirwa, abantu bose batahaga ubwo bukwe bari bafite amatsiko yo kubona umugeni, kandi ntibanamubonaga, agashakisha ukuntu abona umugeni. Abantu bose mu bukwe ugasanga abantu bose bafite amatsiko yo kubona umugeni, kandi kubera uko yari yambaye, uko yabaga yambaye, uko yabaga ameze, ntibare kumubona. Niyewe mugabo no kuvuga, urabizi ko banavugaga bamubajije ibyo babaza, akavuga neza, akavuga bukeya, agasubiza nk'umwana wize ufite ikinyabupfura. Noneho rero ya minsi bageze bamara mu gakinga, mwese mu muhana mukaba mutegereje ko uriya mukobwa azava mu gakinga, mukareba ukuntu asa. Abantu babaga bafite ayo matsiko cyane. Ariko mbwira ubu ngubu umugeni uza kugusura iwanyu atarashakwa, ubwo hari amatsiko yo mufite.
nta n'amake. Umugeni uza ugasanga ibyo ni ingero nyinshi. Reka nje nguhe urugero rumwe nabonye mu Rwanda i Kigali. Umugabo ava ruguru mu Minembwe aza mu bukwe bw'umuhungu, ageze mu Rwanda urumva yashitse nyine ubukwe buri hafi kuba. Ageze mu Rwanda ubukwe burabaye, akaba afite undi murumuna we, umusaza akaba afite murumuna we uri i Kigali. Ubwo bukwe bwari bwabereye i Butare. Hanyuma rero ubukwe ngo burangire, urabona mu bukwe haba akavuyo kenshi. Uwo murumuna we utaha i Kigali aramubwira ati wewe ngwino tube tugiye i Kigali, n'ubundi hano hari akavuyo, hari abantu benshi, wewe ngwino tube tugiye iwanje, mu minsi ngahe tuzagaruka hano aka kavuyo k'ubukwe karangiye. Ibyo ni ibintu je nibone ko turavuga ku bageni b'ubu se cyangwa ubukwe bw'ubu. Hanyuma bagize nk'icyumweru kimwe baragaruka, bageze ahandi kwa wa muhungu wakoze ubukwe, basanga umugeni ari mu nzu yambaye agapantaro k'agatraining, ari mu rugo nyine. Umugabo yaraho yaragiye, noneho bamubajije, noneho wa mugabo w'i Kigali akaza baza mukuru wiwe, atese uyu niwe amwongorera, atese uyu niwe mugeni se cyangwa uya mukuru akaza ngo ntabwo ariho. Noneho amaherezo umunyirizo se atinda kumenyekana, abatangiye nyine mu nzu. Noneho wa musaza akaza yongorera muri umunawe, atese uzi ko ari we, harabawe. Bibaze nk'uwo mugeni imbere ya sebukwe niyo myifatire. Nubwo nyine tubivuga tukajana muri cya kindi abantu bakavuga ngo n'ugusirimuka, ariko hari igihe wenda gusirimuka nako wakagombye gusirimuka ukurikije umuco, ukamenya ngo aba bantu se cyangwa umuco wacu kwishiriraho imirongo y'umuco, ukavuga ati nubwo bimeze gutya turi mu kizungu twakagombye kwitwara gutya. Nubwo turi mu kizungu umugeni yitwaraga gutya, yibura niyo pantaro wayambaye hariho sobukwe, wakagombye gufata urupande ukarushiraho kandi ukicara hasi ukanaganiriza na sobukwe. Ni pantaro ziratandukanye, ariko kuvuga ngo nk'ibyo byose ayo ko turagenda dukompara wa muco w'iwacu ujyanye n'amakwe y'ibi bihugu aho tugeze. Noneho rero tugenda tuva no muri ibi bihugu nuko twagumye kugenda. Ubu noneho aho tugeze aha ngaha ni ibindi. Uvuga ngo ubukwe bwa hano ni bwa bukwe navuga kuko abantu batakigira amatsiko. Amatsiko y'ubukwe yarashize. Yashize mu buhe buryo? Ni nkaho tujya dukora mu bintu tukajya mu maseremone asa yarangiye. Ntawe ubujije ko umuhungu n'umukobwa bashobora kuganira pe. Ibyo byo wenda kumvikana, hari ibyo bagenda bumvikanaho kandi bibafasha mu gutegura ubukwe. Ariko hari igihe usanga umuhungu mu bukwe bwiwe hano se cyangwa umukobwa akamavuga ngo jewe bizagenda gutya na gutya na gutya na gutya. Ababyeyi tukagenda turebera gusa tukavuga ngo se siko babishatse. Wavuga ngo yazakora iki mu bukwe, umuhungu ngo yaye ngo hari abandi twatoye, ngo hari abandi twatoye. Wavuga ngo ugira gute, ukavuga ngo yaye ngo hari abandi twatoye. Cyane cyane abantu bagiye muri biriya bihugu byo hanze, ibona ukuvuga ngo ari amakwe tuyagendamo, ariko ari amakwe yarangiye. Uvuga ngo aya makwe tuyagendamo, umuhungu yarapanze ibintu byiwe, noneho hasigaye anapanga n'ibintu byose ugasanga umubyeyi nta kintu akirimo akora. Umubyeyi akaza butanga umubyeyi agashobora gutaha bukwe nk'umushitsi, wamubaza akakubwira ngo baza kanaka. Hari n'ikindi kintu nabonye wenda jewe nanenze, burya ubundi ubukwe n'ubw'umuryango. Sinzi nimba twemezanya cyane. Ubukwe n'ubw'umuryango. Ubukwe nimba ari ubw'umuryango, abantu b'umuryango bakagombye kubugiramo uruhare ugomba kubugiramo. Wenda nubwo hari ibyo biza bigenda bihinduka n'abakobwa n'abahungu bagenda bifatira imyanzuro yabyo, ariko bakagombye kugendera nanone ku muryango. Nimba ndi umubyeyi nkicara hasi nkavuga ngo ubukwe bwanje ndashaka ko buzagenda butya, nkishaza umuhungu wanje nkamubwira ngo wa mwana we ubukwe bwacu buzagende gutya na gutya na gutya, ndashaka bazakwambarira ko bazaba bamaze gutya. Aho buzabwira uwo mukobwa azashaka abakobwa bagenzi be bazitwara gutya na gutya. Kimwe nuko reka dushimira amatorero amwe cyane ari mu kubigiramo uruhare runini cyane. Ugasanga amatorero arahagurutse
ko arakangurira abantu baba bakora amakwe kwambara neza, kwitwara neza mu makwe. Ayo matorero turashima cyane, ariko n'umubyeyi wakagombye kubigiramo uruhare, mukicarana n'umuhungu wawe mukavuga ngo ibi bintu tuzabigenza gutya tuzabigenza gutya, ariko nanone munashingiye no kuri wa muco wacu. Nimba ari umuntu waje mu bukwe afatwe neza nk'uwaje mu bukwe, nimba hari ikigenewe kugera ku bantu bose kibagereho, nimba hari ibindi bintu wenda twumva byadufasha mu bukwe biciye mu muco se cyangwa biciye mu bandi bavandimwe, tukabizana tukabishyira mu bukwe tukabikora. Ariko ibintu byo kuvuga ngo tugende tuje ku ruhande ngo ubukwe ni amatangazo, ubu niko basigaye bavuga. Basigaye bavuga ngo ni itangazo nahawe, nawe umubyeyi ukamugendera kuri rya tangazo. Ariko ababyeyi twakagombye kuzirikana cyane cyane wa muco w'iwacu, tukamenya ngo ese umukobwa yavaga mu rugo bigenze gute, ese umukobwa yashakaga byagenze gute, ese ntiwabanzaga kubaza abantu mugiye gushingirana, ntiwabanzaga kubaza uko ibintu bigenda. Kuko nimba turi muri iyo situation yo kuvuga ngo twarasirimutse twagenza amahanga, finalema nizo zizi ngaruka muhamugenda mubona tugenda duhura nazo, cyane cyane mu bijyanye gushingirana n'abana bacu. Izo zo sinzivuga mwese murazizi ko turagenda duhura n'ingaruka z'abana nyine ibyo bagenda badukorera, bikoreye ibintu mbere noneho twebwe tutarimo batadushikirije nk'ababyeyi, noneho byaje gusambuka bigasenyuka burundu kubera kuko twebwe ababyeyi tutabigizemo uruhare. Ntituvuga kuko abahungu batagomba gushaka abakobwa, mushake ariko ugendere ku ndangagaciro z'umuco, mushake ariko ugendere ku nama z'ababyeyi bawe, mushake ariko ugendere no ku nama z'itorero. Kuko hari n'igihe abantu bamwe usanga ahangaha, nimba reka mbivuge unakora n'uko ugaheza n'itorero ryawe wasengeragamo se cyangwa n'abayobozi b'itorero ntubaha n'agaciro, usanga ko biba hakeya, ariko henshi usanga babikora neza. Ariko ugasanga n'ahandi umuntu agafata ubukwe, uri umukirisitu wamara gufata ubukwe muri iryo kanisa, ugasanga abayobozi b'ikanisa se cyangwa abandi urabaheje kurizanira abandi gusa ngo niba ushaka. Wabivuga ngo ni ikizungu, ngo umuntu ngo afite uburenganzira bwo gushaka umuntu uzamushingira, ngo umuntu ngo afite uburenganzira bwo kumushakira pari, ngo umuntu ngo afite uburenganzira bwo kumushakira bazamwambarira. Uko n'ibyo byose tugenda tuvuga, hari ingaruka zigenda nanone iyo mwabikoze gutyo zikaza zikafekta ku babyeyi banyu. Rero nubwo tuvuga gutya ariko byaraducitse iby'iwacu, ariko hari n'uburyo byagaruka. Kubera iki? Hano hari urwego rw'umuco rurahari, hari abasaza bari hari za umoja nze mbona bari mu Bishop Muzungu, bari mu rwego rwo gukangurira abantu by'umuco, bakomereza aho ngaho. Kandi ndatekereza kuko n'ababigizemo uruhare no kugenda bigisha abantu, barabigisha, hari abantu babyumvise. Kugeza ubu ngubu hari abantu bwose bumvise ibintu by'umuco bakabyemera, kugeza n'ubu baje gukora amakwe ugasanga rwose ari mu muco, ugasanga ni ibintu bimeze neza, kandi bakubahisha ababyeyi, bakubahisha n'imiryango, ugasanga ibintu bimeze neza. Ariko aho twatuja niyo turarikiye kuja, ibyo byose nitubigenderaho uzusanga wa muco wacu warashize. Nkuko nabibabwiye, nta kindi kintu tukiri mu ndyamo tukimeze neza, nta handi hantu abatwari dutuje tumeze neza dufite umuco. Kuko hari igihe njya nibuka aba kera ruguru, hari n'igihe wumva gushaka gukora ikintu ukamutinya ukavuga ngo se ngo kanaka yo bimenya ko nakoze iki ngiki, ngo yombwira gute, ukakirekera ico gutinya, kuko hari indangagaciro z'umuco tuba tugenderaho. Ukumva ngo kanaka yomenya ko nagize gutya, cyane cyane no mu rusengero. Kuko iyo tuvuga umuco igare n'urusengero se cyangwa n'imyezerere tugira, kuko nibi byose kureka ibyaha n'ibindi na biriya byose mu materaniro batwigisha, biriya cyane cyane bifatanye n'umuco. Ni ukuvuga ngo habe na kera kose iyo wumvaga ahantu pasiteri bari se cyangwa ukumva hari ikosa wakoze, ntiwegeragaho pasiteri ari, byari ibintu byaguteraga ipfunwe bikagutera n'ubwoba. Niyo wumvaga pasiteri yaguhamagara akavuga ngo nimuze ndabakeneye, icyo gihe haba hari umuntu wese yagendaga yisuzuma akavuga ngo ese ni iki nakoze. Ni kimwe rero n'aba basaza biwacu, nuvuga ngo ibyo byose byagendaga byuzuzanya ku bijyanye n'umuco, ari ugusenga se cyangwa ari ukuyoboka idini runaka, twageza turiyoboka ariko dukurikije umuco wacu. Iryo ari ryo ryose, idini iryo ari ryo ryose se cyangwa aho umuntu yasengeraga hose, ibyo numva bakoraga mu makanisa byavaga muri wa muco wacu twabaga dufite mu miryango iwacu. Rero wenda tukomeza n'ikiganiro,
n'ibibazo wenda tuza kugaruka ku bibazo, ariko icyo dushaka ni ukuvuga ngo imico abantu babifite mu nshingano ntibabikangurira abantu babifite mu nshingano ntibegera abantu, habeho za club zigenda zigisha umuco, habeho za club zigenda zigisha abantu uko tugomba kugenda. Ugeze ubu ngubu umwana nimba atazi ko yitwa nde iwaba ari hehe basekuruza ari bande akabaho ngaho, wanamubwira akicecekera, wanamubwira akanagusubiza no mu Giswahili, nabyo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo mu nzu inzu zacu zabaye iz'Igiswahili gusa, ni ukuvuga ngo ni mu Giswahili n'umwana uhawe ivuka ni Igiswahili. Umwana ntiyomenya ngo wenda iwacu twavugaga Ikinyamurenge, wenda iwacu twakoreshaga ururimi. N'iyo mico yose yo guta n'ururimi rwacu nayo abantu bagenda bayireke rwose, tugende twese twige. Si ukuvuga ngo nimba nje uri kuri kamera bunyine kuko ndabivuga kubera kuko wenda njewe mbizi cyane, nanjye ico Giswahili mu rugo iwanje shiduka nakivuze kubera kuko ariyo systeme twubakitsemo. Ariko nitugende twirwaneho mu bijyanye n'umuco, tugende twirwaneho mu bijyanye n'umuco, umuco tuwurwaneho tuwukomeze tuwusigasire kugira ngo umuco nucika nta hantu tuzadusigariye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugana ku musozo ngira ndakubaza ikibazo kimwe. Hari abasaza bisanze muri iyo situation y'amatangazo wavuze, ubu ko gasanga ni amatangazo, inama zimwe na zimwe ugasanga ni amatangazo, hari icyizere ko igihe kimwe ibintu bizongera bigakunda? Icyo cyizere nimba ifite gishingiye kuki? Ngira ngo kino cyizere umbajije we nashobora kugisubiza mu buryo bumwe gusa. Buriya tugomba kwibuka ahantu twatereye. Hari ahantu twatereye umuco. Je uko mbyumva icyizere mfite nuko ariho twakongera kandi kuwutorera. Nimba umuco twarawutaye tuvi wacu ku isoko, n'ubundi nukuguma kwigisha hano, ariko cyane cyane inje nkumva umuco kugira ngo tuwusigasire twazawutorera iwacu. Icyo nshaka kuvuga ni iki: twarirutse cyane, twagiye amahanga cyane, ariko hagezeho tureba ese amahanga twagezemo, yego simvuga ko nta byiza tutabonye mu ibyiza. Aya mahanga twagezemo twabashije kuzamuka mu buryo bw'imyigire, tuzamuka no mu bundi buryo bwinshi bwo kuba abantu bakwiteza imbere, tuzamuka no kumenya imikorere y'isi ahigeze, tuzamuka n'uburyo bw'ikoranabuhanga. Usanga hari abantu benshi bazamutse muri iryo koranabuhanga, ni byiza, simbyakanye ni byiza. Ariko muri uko kuzamuka wa muco wacu uramanuka. Umuco umaze kumanuka, ariko tuzamuka muri ibyo byose bimaze kuvuga haruguru. Noneho umuco wacu umanutse nanone biza kutugiraho ingaruka. Bimaze kutugiraho ingaruka, umwana wanje akumva ibintu byose ni ibisanzwe. Ibyo mubwira wenda by'iwacu akumva ni ibisanzwe, ndetse kubera ibi twagiyemo by'imico y'ahantu henshi twagiye gufata, iwe akumva ari ibyo bizima bigezweho. Ubwo ngira ngo ibyo twagiyemo ntitwagurwa tubirondora ni byinshi, ariko abana bakumva ko ari byo. Rero kumenya twamaze kumenya, wenda no kumva twarumvise, no kubibona twarabibonye, ariko icyo je mu gisubizo kimwe naguha: mureke dusubire iwacu, duhindukire dusubire iwacu, dusubire muri gakondo yacu. Nitugera muri gakondo yacu tuzafata ubu bumenyi twakuye mu bindi bihugu, dufate na wa muco wacu. Ndibwira kuko no mu Minembwe kubera kwiganana se cyangwa kwigana n'abandi, n'amoko menshi yagumye kuhateranira, n'ibibazo byagiye bibi wacu, bivuga ngo nabo barataye. Ariko ndibwira kuko iyo icyo gihe tuzaba turi iwacu, noneho niho tuzaba dufite imbaraga zo gushora muri wa muco wacu twari dufite. Nuvuga ngo niho duhagaze neza bwuma kugira ngo dushore imizi muri wa muco wacu twamanye. Baba saza turaca bafite, baba kecuru turaca bafite, kandi umunyamurenge aracyari umunyamurenge. Kwa kubaho neza twari dufite kuzongera kugaruke, ndetse kuzaba kwiza kuruta. Ariko ikizadufasha nanone tuzasigasire wa muco wacu. Biratangaje
ukuntu abantu barimo kugenda ukabona muri Amerika abantu ko barashyira amaklabu y'umuco bari muri Amerika bakigisha umwana wavukiye muri Amerika kuvuga ikinyamurenge bakamwigisha no kuvuga ibisekuruza bakamwigisha n'ibi byari bidukikije bakamwigisha nuko twari tumeze bakamwigisha n'ibyo twakoreshaga bakamwigisha n'ibintu byose uwo mwana bakamwigisha yaravukiye mu mahanga ariko noneho ikizadufasha nuko tuzaza tubibigisha turi muhira babibona none se kurabwira umwana wo muri Amerika ngo se umugozi bahambiriza inka bagiye kuyikama ngo niki isobeko atigeze abona atazanabona na hari yari ngo se niki bakamira mamata ari inkongoro atayibonera hariya ngo se ngo bene biriya bagenda bababaza rero nukuvuga ngo ibyo ni ibintu kuramubwira kandi akaba yanabifata kandi wenda azabifata kandi abivuge pe uzaza umubaza yamakubwira ngo nisebiko wamubwira ico bakamira amata avuge ngo ni inkongoro n'ibindi byinshi ariko nta kintu azabahabona kubera iki nuko kuramubwira ibintu abimenye gusa ariko ntaca ahabona ariko iri wacu tuzayibona kugera n'ahantu hamwe nabonye hari amaklabu bagenda nyine ugasanga bafitemo inkongoro bafitemo ibisabo bafitemo ibintu byose none akazabwira umwana ngo iyi ni inkongoro iki ni igisabo bacundagamo amata ariko farabibona hariya ni imitako bashize hariya ariko ntarabona kiriya kintu aho gikora nuvuga ngo ikizadufasha ni iki kugarura uriya muco wacu nuvuga ngo tuji wacu noneho ibyo byose bagenda bigisha abana bacangwa tugenda twigisha abana none tuzabibigishe tubibona kandi hagaruke na wa muco nuvuga ngo nimba ubu mukazana ahangara izina rya sebukwe akarivuga hano akamavuga se sebukwe mu mazina yombi cyangwa akamaramutsa sebukwe gutya wavuga ngo se ngo kwaza avuga amazina ya se ngo cyangwa kwaza avuga amazina ya nyirabukwe ngo se bose si ababyeyi donc ni ibyo ngibyo ariko ibyo hari ingamba zihe turashaka kugira ngo dushireho ingamba zo kwigisha ibyo bintu ariko nanone hari ibitekerezo byo guhindukira abantu bagatekereza bakwa ngo se muri gakondo yacu byifashe gute nimba dufite kiriya kibazo kiri ruguru tunashimira na bene data bari ruguru se cyangwa n'abariya bahagaze hariya kugira ngo ababyeyi batarangire nimba bari hariya bariya bari nkanje bari nkawe bari nk'undi wari we wese ni ukubera iki tutobasanga ngo tuzaje hariya noneho dufate wa muco wacu tuwusigasire turi muhira muri makeya nico nagusubiza murakoze cyane reka tubashimire yego kuri kutwitaba kandi gutanze n'ibitekerezo byiza kandi byinshi kubijanye n'umuco ndatekereza ko ibyo abantu batabashije kumva cyangwa bashaka gusobanuza bazabyandika muri commentaire tuzongera tugushake ngo dusobanure turabashimiye cyane n'abadukurikiye mwese mugira ibihe byiza amahoro ya Nyagasani